Inyama, ikiribwa kiribwa cyane hirya no hino ku isi. Ku isi mu migabane igiye itandukanye igize isi no mu bihugu byose bigize isi, inyama ni kimwe mu biribwa biribwa cyane. Bitewe n'uburyo zinaribwa cyane, hari abagaragaza ko bafite impungenge z'uko hari inyamaswa zishobora kuzazimira. Ariko se kubera iki umubyeyi utwite bamugira inama zo kwitonda cyangwa se kwitondera uburyo afatamo inyama? Ese ni ibihe bibazo umubyeyi utwite ashobora guhura nabyo mu gihe afashe inyama uko yishakiye? Ese hari uburyo yabyirinda? Ibyo byose mugiye kubisobanukirwa muri iki kiganiro mwateguriwe hano kuri Delphi_Olivier, YouTube channel iba igezaho ibiganiro bivuga ku buzima, ahanini biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba utarakora subscribe, wahita ukora subscribe ukazajya ucikwa n'ibindi biganiro bizajya binyura hano kuri Delphi_Olivier. Muri iki kiganiro nk'uko mbibasobanuriye, ngiye kubabwira ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe, aho bagaragaje ko umubyeyi utwite nubwo hari imimaro myinshi inyama zishobora kumufasha, ariko hari ibyo bagomba kwitondera kugira ngo yirinde ibindi bibazo zishobora kumuteza. Nk'uko mwabyumvishe mu biganiro byabanje, inyama ziba zifite umumaro ugiye utandukanye, haba mu gihembwe cya mbere cyo kutwita no mu gihembwe cya kabiri ndetse no kugeza mu gihembwe cya gatatu, umubyeyi aba agikeneye gufata inyama. Ibi biterwa n'uko twabonye yuko inyama zibonekamo amaproteine, aho twabonye ko amaproteine aba afasha mu gukura neza k'umwana, aho dusanga ko umwana utunyangingo twe tuba turi kwikuba ndetse agira n'aho organe ze zikenera gukura, kandi ibi byose twabonye ko bikenera amaproteine. Nanone kandi twabonye ko mu nyama habonekamo ubutere bwa iron, aho twabonye ko haba ku mubyeyi ndetse no ku mwana iyi iron iba ifite umumaro. Twabonye ko ku mubyeyi iron nayo ifasha mu gukora cyangwa se mu ikorwa ry'insoro zitukura. Ibi biterwa no kuba umubyeyi amaraso ye yariyongereye cyangwa se igice cye cy'amaraso gisa n'amazi cyariyongereye, bityo hagakenerwa izindi nsoro zitukura zijya muri icyo gice. Ariko kandi twanabonye ko no ku mwana izi nsoro zitukura ziba zikenewe cyane, ko umwana yari kwirema n'amaraso aba akenewe, bikamufasha mu gukora cyangwa se mu ikorwa ry'insoro zitukura, bityo bikamufasha nawe kugira amaraso ahagije, bityo ntibagire ikibazo cyo kugira umwuka mukeya, cyane ko twabonye ko amaraso ari kimwe mu bitwara cyangwa se arizo zitwara izi nsoro zitukura z'amaraso, arizo zitwara umwuka wa oxygene ugenda ugafasha umubiri mu guhinduramo ibyo twariye cyangwa se izindi nutrients nk'amasukari n'ibindi mo imbaraga umubiri uba ugomba gukoresha. Iyi mimaro yose dusobanuye cyangwa se dusubiyemo y'inyama ubundi ni iy'ingenzi, ndetse kandi nta nubwo twayirengagiza mu gihe umubyeyi atwite. Ariko kandi ntitwakwirengagiza nanone ubundi bushakashatsi bugaragaza ko uramutse ufashe inyama uko wishakiye utwite, bishobora guteza ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa ama-infection agiye atandukanye, haba ku mubyeyi ndetse no ku mwana. Ubushakashatsi bugaragaza ko inyama umubyeyi ugiye kuzifata aba agomba kwitonda, kuko hari amabagiteri bagaragaza ko abonekamo ndetse n'amaparasite n'ibizwi nka parasite bishobora kubonekamo, kandi bigateza uburwayi bukomeye umubyeyi ndetse n'umwana. Ariko se kandi kubera iki mu busanzwe umubyeyi aba ashobora gufata inyama mu buryo busanzwe nk'uko abandi bazifata, cyangwa se akaba yirira n'amabrushete n'ibindi ntagire ikibazo, ariko kandi yaba atwite bakamubwira ati itonde, ibi bintu bishobora kuguteza ibibazo? Muri ubu bushakashatsi bagaragaza ko umubyeyi utwite hari ukuntu abasirikare b'umubiri cyangwa se systeme ishinzwe kurinda umubiri igerageza gucikamo imbaraga, bityo bigatuma umubiri w'umubyeyi utwite uba ushobora kugira ama-infection cyangwa se ubwandu butejwe n'amabagiteri cyangwa se amaparasite ku buryo bworoshye ugereranyije n'umubyeyi udatwite cyangwa se n'undi muntu udarasamye. Ese ni izihe bagiteri bagaragaza muri ubu bushakashatsi ko ziboneka mu nyama zishobora guteza bino bibazo byose? Ese ni ibihe bibazo izo bagiteri zishobora guteza? Reka dutangire n'abatindiye kugira ngo kino kiganiro kitaza kubarambira. Muri ubu bushakashatsi bagaragaza yuko mu nyama hashobora kubonekamo amabagiteri harimo nk'iyitwa Listeria monocytogenes. Iyi ni bagiteri bagaragaza ko ishobora kuboneka mu nyama, ariko kandi twanabonye ko izi bagiteri zishobora no kuboneka mu mata mu barebye icyo kiganiro, ndetse n'ibyo umubyeyi agomba kwitondera ku mata. Iyi bagiteri murayibuka. Iyi bagiteri bagaragaza yuko n'inyama zaba zaciye muri firigo cyangwa se zibitse muri firigo, bagaragaza yuko iyi bagiteri idashobora kwicwa na buriya bukonje bwo muri firigo. Iyi bagiteri kandi bagaragaza ko mu gihe ibashije kwinjira mu mubyeyi ishobora guteza ibibazo byo kuba inda yavamo itaragiza n'ibyumweru 24, ariko kandi bakanagaragaza ko niyarengeje ibyumweru 24 mu gihe ino bagiteri yageze mu mubyeyi cyangwa se ku mwana, iyo nda iba ishobora kuvamo cyangwa se bigatuma umwana avuka atagejeje igihe.
Bagaragaza ko kandi iyi bagiteri ishobora guteza ibibazo biremereye, aho ishobora no kwica umwana akiri mu nda y'umubyeyi cyangwa se akiri muri nyababyeyi cyangwa se mu ngobyi aba aryamyemo ya placenta. Banagaragaza ko umwana aramutse arokotse ibyo bintu byose ashobora no kuvukana ama-infection, akavuka afite ibibazo byo kuba amabagiteri yaramwinjiye, bityo n'ubundi ntahita asohoka mu bitaro, akagumya kwa muganga yitabwaho. Ariko ubushakashatsi bugaragaza yuko mu gihe inyama zatetswe neza zigashya ku buryo bwizewe, iyi bagiteri ipfa. Hano bisobanuye yuko umubyeyi utwite aba agomba kwitondera inyama agiye gufata, akamenya neza cyangwa se akabanza akizera neza ko izo nyama zatetswe ku bushyuhe buhagije kandi zigashya ku buryo buhagije, kugira ngo yirinde kuba yahuriramo n'iyi bagiteri izwi ku izina rya Listeria monocytogenes. Ku mwanya wa kabiri bagaragaza ko inyama kandi nazo zishobora kubonekamo iyo ntabwo ari bagiteri, yitwa parasite, iyi izwi ku izina rya Toxoplasma gondii. Iyi ngiyi rero nayo bagaragaza ko ishobora kuboneka mu nyama, ariko kandi kubakurikiye ibiganiro ku kiganiro twavuze cy'ibintu umubyeyi agomba kwirinda dusobanura ku mboga n'imbuto, twabonye ko n'imbuto n'imboga bifite umwanda cyangwa se bitasukuye neza, ino Toxoplasma gondii nayo ishobora kubonekamo. Hano ku nyama ndetse no mu nyama bagaragaza ko n'ubundi ino parasite ya Toxoplasma gondii naho ishobora kubonekamo. Iyi ngiyi rero nayo ifite ububi cyane buhambaye cyane ku mwana, aho yibashije kugera mu mubyeyi birangira yambukiranyije n'ubundi nyababyeyi cyangwa se ikanambukiranya icyo twakwita placenta cyangwa se irangobye umwana baryamyemo, ikagera ku mwana, bityo rero ikamuteza ibibazo by'amaso, amatwi ndetse n'ubwonko, bityo umwana akavuka afite ibibazo by'amaso, ibibazo by'amatwi ndetse n'ibibazo by'ubwonko bigiye bitandukanye, bityo bakagaragaza ko umwana aba ashobora kuzavukana ubumuga. Nawe ibaze rwose uramutse ubyaye umwana wavukanye ubumuga kubera ko wagiye ufata inyama utatetse neza ngo zishye cyangwa se imboga utakoreye isuku, byaba biteye agahinda. Niyo mpamvu hano kuri DF_Olivier twahisemo kongera gukora ikiganiro kuri ibi bintu by'inyama, kuko turabizi ko neza inyama ziri mu bintu biribwa cyane, kandi twanabonye yuko umubyeyi utwite aba azikeneye. Rero niyo mpamvu twavuze ati reka tunababwire uburyo mugomba kwirinda, kuko zishobora guteza ibibazo bihambaye cyane, nyamara kandi muri sosiyete uba ubona rwose abantu nta kintu babwiye cyangwa se batabyitayeho cyane. Nanone kandi no Toxoplasma gondii bagaragaza ko ishobora gutuma inda ivamo y'umwana kandi atarageza n'ibyumweru 24. Rero nk'uko tubisobanuye, ibi ngibi kubyirinda ni ukuteka inyama ku buryo buhagije, ukizera nk'uko zahiye neza wazitetse ku bushyuhe buhagije, mukirinda gufata ibintu by'amaburasheti cyangwa se inyama zokeje cyane, ko bagaragaje yuko ziriya nyama zo ziba zidahiye neza. Ikindi kandi mugafata imbuto n'imboga bikorewe isuku ku buryo buhagije, nk'uko twabivuze muri icyo kiganiro cy'ibyo mugomba kwirinda. Kandi bagaragaza ko ino Toxoplasma gondii ishobora kuboneka ahantu mu busitani cyangwa se mu byatsi cyangwa se n'ubundi mu bindi bintu bikikije urugo, cyane ko ishobora gukwirakwizwa n'inyamaswa izwi ku izina ry'injangwe, aho bagaragaza ko mu mwanda w'injangwe ino Toxoplasma gondii ishobora kubonekamo. Bityo rero nk'umuntu ufite ubusitani agiye kubutegura, bakaba bamugira inama yo kuba yakwambaraga kugira ngo yirinde kuba ino Toxoplasma gondii yamugeraho, bityo bikarangira igeze ku mubyeyi utwite, bikarangira igeze no ku mwana atwite, bigateza bino bibazo byose tumaze kuvuga. Ku mwanya wa gatatu bagaragaza yuko mu nyama hashobora kugaragaramo ibindi bintu bishobora guteza ibibazo cyangwa se indi bagiteri izwi ku izina rya Salmonella spp. N'ubundi kubakora iki kiganiro twakoze ku mata, iby'ibintu tugomba kwirinda cyangwa se kwitondera ku mata, n'ubundi ino Salmonella spp murayibuka. Iyi Salmonella spp nayo iteza ibibazo bihambaye cyane, ariko yo bagaragaza yuko idashobora kwambukiranya iriya ngobyi umwana baryamyemo cyangwa se placenta ngo ibashe kugera ku mwana. Ariko bagaragaza ko ku mubyeyi ho iteza ibibazo bihambaye cyane, aho itera kuba umubyeyi yagira umuriro mwinshi ukabije, kandi igatera no kuba umubyeyi yagira ikizwi nk'umwuma, ndetse kandi bikongera uburyo umubyeyi aruka, bityo bigatuma umubyeyi agira kuruka cyane gukabije, bishobora no gutuma agira n'ibindi bibazo bijyanye no kuba yagira imyunyungugu itaringaniye neza mu mubiri, ndetse no kugira amazi makeya mu mubiri, ndetse kandi mu maraso y'umubyeyi hakabonekamo izi bagiteri nyine nyinshi, ziragenda zigakura ku buryo buhambaye, ku buryo usanga mu maraso y'umubyeyi izi bagiteri zirimo zizwi ku izina rya Salmonella spp. Ibi rero bishobora gutuma, cyangwa se nubwo bitagera ku mwana, bishobora gutuma umwana, cyangwa se tubivuge nk'uko mu Kinyarwanda n'undi tubivuga, inda ivamo itarageza ibyumweru 24. Ariko n'ubundi bagaragaza ko na nyuma y'ibyumweru 24 bishobora gutuma umwana avuka atarageza igihe. Ariko kandi
banagaragaza ko bishobora gutera uburwayi buhambaye cyane umubyeyi akaremba mu gihe atwite. Ibi rero biterwa no kuba umubyeyi yafashe inyama zidatetse neza, ariko kandi n'amagi adatetse neza bishobora kumutera kuba yahuramo n'ino bagiteri izwi ku izina rya Salmonella spp. Ibi rero bikaba bituma tugira inama umubyeyi yo kugira isuku igikoni, inyama no kuziteka ku buryo buhagije, ndetse no guteka amagi ku buryo buhagije, cyangwa se n'ibindi bintu byose umubyeyi afata. Nkuko mubyumvishe, ibi ni ibibazo bihambaye cyane. Inyama, gufata inyama uko wiboneye utazi uko zatetswe neza, cyangwa se niba ugiye nk'ahantu kwiyakira ugafata brushette utazi uburyo yokejwemo, ariko ubundi umubyeyi utwite ntabwo twamugira inama yo gufata rwose inyama zokeje cyangwa se inyama zitetse mu mavuta gusa, kuko n'ubundi ubushakashatsi bwose bwinshi busobanura yuko ziriya nyama ziba zidahiye neza. Bityo umubyeyi aba agomba gufata byibura inyama ariko zitetswe mu mazi, wenda zikaza kujya mu mavuta nyuma, ukaba wizeye neza ko zihiye ku buryo izi bagiteri zose dusobanuye n'iriya parasite twabonye izwi ku izina rya Toxoplasma gondii nazo zose zapfuye. Bityo rero ukarinda umwana wawe, nawe ukirinda, cyane ko tubonye ko hari n'izitera uburwayi bukomeye umubyeyi. Rero ibi ngibi bizatuma ubyara umwana umeze neza, udafite ibibazo bigiye bitandukanye, cyangwa se umwana wavutse atagejeje igihe. Uwo mwana ashobora kugira ubuzima butari bwiza, ariko kandi nawe bigutwara amafaranga menshi kugira ngo abashe gusohoka mu bitaro agejeje igihe ashobora kubaho umwonsa nta kindi kintu, cyangwa se nta yindi miti bamuhaye, cyangwa se nta bindi byuma biri kumufasha guhumeka ariho. Ibi rero bishobora kugufasha gutuma ubyara umwana umeze neza, bikagufasha gusevinga amafaranga ushobora gutakaza uvuza umwana wavukanye ibibazo nk'ibi ngibi, cyangwa se wavutse atagejeje igihe. Rero iki kiganiro cyari ingenzi, niba nawe wumvishe kigufashije ugisangize n'abandi. Rero ku mpera z'iki kiganiro reka dufate umwanzuro wo gufata inyama kugira ngo tuberemo ziriya poroteyine n'uriya mwunyungugu iron, ariko kandi cyangwa se n'ubutare bwa iron, ariko kandi twibuke kuziteka ku buryo buhagije mu mazi, tukirinda gufata inyama zokeje, ndetse wenda niba wazitetse mu mazi ushaka ibikanzu ukazishyira mu mavuta nyuma, kugira ngo hirindwe ibi bintu byose. Ubuzima bw'umubyeyi tububungabunge neza, ariko kandi n'ubuzima bw'umwana tububungabunge neza. Niba wadukurikiye ku mpera z'iki kiganiro turagushimiye, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tuzabicikwe n'ibiganiro binyura no kuri DF_Olivier, ukande n'akazogera. Niba wakunze kino kiganiro kandi cyagufashije, ntiwibagirwe gukanda like, ndetse niba uzi n'uwundi muntu cyafasha, ntiwibagirwe kumukorera share rwose. Kandi niba hari ikibazo, icyifuzo, igitekerezo ufite rwose, ntiwibagirwe kujya ahatangirwa ibitekerezo muri comment, wandike rwose uko ubyumva, turagusubiza. Ibitekerezo byanyu turabisoma ndetse turanabikunda. Rero turi mu mpera z'umwaka, reka tubifurize kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Abantu twabanye no kuri DF_Olivier, ndetse mwanadufashije kuza abasubscribers 1000, turabashimiye. Rero nawe niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo winjire mu muryango w'abantu bakunda cyangwa se bagamije gufasha abandi nabo no kwifasha kubungabunga ubuzima bwacu, dore ko ubuzima nubwo wenda nta muntu wavura urupfu, ariko niba hari ikintu wakora ukongera n'isegonda ku buzima bwawe, icyo kintu wagikora. Rero ibi hano nibyo tuba twiganirira. Mwakoze kubana nanjye, njye nitwa Manzi Olivier, umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.